Yewe nitwa Uzamuranga Josephine. Shimye Imana cyane yakoresheje IYF ikaza kumpa umuganda wo kumfasha kubaka inzu yanjye yagushijwe n'ibiza. Ni muri ibyo byishimo rero mfite byatumye nishimira igikorwa cyiza cy'indashyikirwa bangiriye, kuko bansakariye, bantereye ibishahuro. Bivuga ngo igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi nzafashwa nabo, bazanyitaho kuko banyeretse urukundo bamfitiye. Shimye Imana rero kubw'ibyo bintu Imana yabakoresheje, nibyo igiciro gikomeye. Si abantu benshi babasha kubikora, ni abantu babahawe umutima n'Imana kugira ngo babikore. Niyo mpamvu rero ndi gushimira IYF ko yankoreye igikorwa cyiza. Nitwa Mushumba Iridefonse, nkaba ndi umukuru w'umudugudu wa Karenge, Kagari ka Nyakabungo, umurenge wa Jali. Ubwo rero nanjye muri aka kanya ndishimye kubw'igikorwa mwakoreye uyu mubyeyi, uyu muvandimwe, uyu muturage wacu, cyo kumwubakira kugira ngo abashe kubona aho aba. Aka kanya rero turishimye mu mutima wacu, kandi nanjye ubwanjye biranshimishije cyane. Uyu muvandimwe murabona ko yari yarahuye n'ibyago aho yari atuye, igihe umuyaga waje hakangirika, akaba ngombwa ko yimuka akimukiramo hariya hepfo. Yari afite ahantu ho kurara, kwari ukwihengeka. Ariko shimiye no muryango, shimiye n'abafatanyabikorwa bamutekerejeho. Iki gikorwa rero ni igikorwa cy'indashyikirwa, kuko iyo umunyarwanda yicaye akabasha kuvuganira undi, tukagira amahirwe tukabona n'abafatanyabikorwa badufasha, twebwe nk'abaturage, abayobozi bayoboye abandi, biradushimisha. Dushimishwa n'uko umuturage wacu yabona aho aryama, akabona uko arya, kandi akabaho mu mahoro. Akanya rero nkaba nshimiye abavandimwe mwamutekerejeho ku bw'iki gikorwa, kandi mvuga ngo atari aha biciriye, n'abandi mwabona mwabafasha, kuko igikorwa cy'urukundo ntabwo kigarukira ku muntu umwe. Kandi natwe nk'abaturage b'umudugudu wa Karenge turimo turashaka imbaraga kugira ngo aho mugejeje natwe ducumbure, kugira ngo tubashe gufasha uyu mubyeyi wacu abashe kubona aho atura nk'abandi banyarwanda. Narondogoye rero kwari ukubashimira, kandi mvuga ngo Imana ibahe umugisha buri muntu watekereje iki gikorwa, yaba ari mwebwe mwaje kugikora n'amaboko, yaba ari n'umuterankunga mwaje kutwereka wabashije gushyiramo amafaranga kugira ngo abashe kumugura amabati. Navuga ngo Imana ibahe umugisha, kandi turabashimiye, yaba ari abaturage b'umudugudu wa Karenge, yaba ari njye ku giti cyanjye bwite, turabashimiye. Imana ikomeje ibahe umugisha, kandi bagure mu buryo bwo kujya hakurya no hakuno, hakurya y'inyanja, yaba muri Afurika, yaba no mu bindi bihugu. Imana ibahe umugisha rero, mbashimiye.